Ibihe byiza mwese mwe mukomeje gukurikirana Ndizi Note, nongeye kubasuhuza cyane. Nkuko dusanzwe tubimenyereye, uru ni urubuga rubanyurizaho amasomo agiye atandukanye y'umuziki cyangwa se inama byose byerekeye umuziki. Turi hano kugira ngo twigishanye nkuko buri muntu wese uri hano kuri iyi si afite ikintu agomba gutanga mu buryo bwo gufashanya. Uyu munsi rero dufite ikibazo tugiye kwibaza, ariko nanone tugomba kubonera igisubizo. Ni gute waririmba mu buryo bugezweho kandi mu mwuka, cyangwa se ugakoresha ubundi buryo? Yes, no kuvuga ngo hano ndibaza hari ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza, ntese birashoboka kuririmba mu buryo bugezweho ariko bigasigara bifite umwuka w'Imana cyangwa se umwuka w'ibindi bintu runaka wenda, cyangwa se ugakoresha bigasigara bisa nkaho byafashe abantu? Yego, birashoboka. Uyu munsi tugiye kukwereka cyangwa se ngiye kwereka uburyo wahuza ubuhanga bwa muzika igezweho na roho itunganye yawe. Turabikora ku buryo byaba ingirakamaro ku muririmbyi uwo ari we wese ushaka kuririmbira Imana mu buryo bukurura abakiri bato, cyangwa se mu buryo bukurura abantu, ariko ntibibe ibintu byo kubakurura ngo bibarangaze cyangwa se bibajyane mu bindi cyane. Tugiye kubanza kureba kwanza ubusobanuro. Kuririmba mu buryo bugezweho, kumenya gukoresha ijwi ryawe mu majwi y'iki gihe agezweho, nicyo twita kuririmba mu buryo bugezweho. Amajwi y'iki gihe usanga yiganjemo runs, vibratos, belting, rhythmic, phrasing, contemporary, harmonize, articulation. Ni ibintu biba byiganjemo mu ndirimbo nyinshi zikunda kuririmbwa hano hanze muri iyi minsi, haba ku ma gospel ndetse no ku ma seculars, ariko cyane cyane mu ma gospel. Ubundi busobanuro tugiye kurebaho kuririmba mu mwuka. Kuririmba mu mwuka ni iki? Kuririmba utari ku rwego rw'umubiri gusa, ahubwo uhagaze ku byanditswe se, ubwaho ni mu ijambo ry'Imana, cyangwa se ufite ibindi bihamya by'ibindi bintu usa nkaho uri kuririmbiraho cyangwa se uri gusingiza. Ukigengesera, ukaba wasenga, ukegera Imana, ugasabana, ku buryo indirimbo yawe iba indirimbo ihuza abantu n'Imana, cyangwa se ihuza abantu na message ushaka guhereza abantu. Ibintu bitanu rero bikenewe kugira ngo uzuzuzanye ibi byombi, cyangwa se ubashe kubihuza neza. Ikintu cya mbere, isengesho n'imyiteguro y'umwuka mbere yo kuririmba. Ntugahite uririmba gusa, ahubwo ugomba gusaba Imana kuyobora ijwi ry'umutima wawe, kuyobora Imana ijwi ndetse n'umutima wawe. Ikindi, gutangira kuririmba n'imyitozo. Ugomba gutangira kuririmba n'imyitozo na rehearsals, then ugasenga, cyangwa se amavoko exercises agiye atandukanye. Ibi birafasha cyane. Ubwaho ni icyambere, gusenga n'imyiteguro yo mu mwuka ugomba gukora, ndetse n'amavoko exercises. Ikintu cya kabiri, guhitamo indirimbo kandi zifite ubutumwa ndetse n'injyana. Niba injyana igezweho ari uko ubutumwa budafite imizi mu ijambo ry'Imana, ntuzavamo umuririmbyi wo mu mwuka. Ni ukuvuga ngo ngomba kuririmba ibintu bifite source. Biba byiza kuririmba ibintu bifite foundation, ibintu bifitiye amakuru. Buri ikintu uri kukiririmba ugifite amakuru, urakiririmba cyangwa se uragitanga, umuntu yakureba akavuga ati uyu muntu ikintu ari gutanga gifite akamaro, cyangwa se ikintu ari gutanga mu by'ukuri kirimo kiramuvamo mo ndani, ntago kiri kumuva ku munwa gusa. Gufata style ya contemporary, icyo ntago ari icyaha, ahubwo ikibazo ni ukuyikoresha udafite message, cyangwa se kuyikoresha udafite ibintu bizima uri guhereza abantu. Ikintu cya gatatu, koresha vocal techniques zo muri iki gihe, ariko uzigenzure neza, ubashe kuzikoresha neza. Niba ari gospel ubashe kuzikoresha mu mwuka neza, ntizibangame. Ikindi, niba ari
injyana zindi zisanzwe cyangwa se indirimbo zindi zisanzwe ubasha kuba wazitanga neza. Examples z'ama vocal exercises dufite vocal runs, breath control, belting, modern harmony n'izindi nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Gerageza nk'ijwi ryoroheje, nk'ijwi rya Chandler Moore, ijwi rya Naomi Lane, abangaba turabazi cyane babarizwa muri Maverick City na za Elevation n'abandi. Ikindi cyangwa ubunyarwanda we wifitiye umwimerere wawe cyane. Ahangaha ni mu buryo wenda ushobora kwigira ku bandi ama vocal techniques, cyangwa se wowe ukaba wabasha kuba wakora umwihariko wawe, ariko ni byiza ko wigira ku bandi then noneho ukagira umwihariko wawe. Ikintu cya kane, gira ubusabane n'abumva indirimbo zawe, connection spirituel, no kuvuga ngo kugerageza kubaganiriza, ntugashake gushimisha abantu gusa, ahubwo bintumwa y'abantu ku Mana niko nabyita, kuvuga ngo cyangwa ubintumwa ya message ivuye ku Mana, uyijyana hehe? Kuyijyana ku bantu. Menya gutuza, kureba muri kamera, gukoresha uburyo neza, articulation, uburyo bwo kuvuga amagambo neza, nabyo ni ibintu bigenda bifasha cyane. Ikintu cya gatanu, kwiga uburyo bwa audio presentation yawe neza, no kuvuga mu buryo bwo recordinga, uburyo wasohoye indirimbo. Ni ngombwa niba ari gospel igaragare neza, ijwi risobanutse neza, ama lyrics bisona neza kandi bifite na ya foundation y'umwuka nkuko nabivugaga. Ikindi ahangaha niho modern n'ikintu twita spiritual bishobora guhurira, nabyo ushobora kubireba neza, kaba no kuvuga ngo modern na spiritual nabyo ukaba wabicekinga, ukaba wabireba neza kuri iki kintu cya gatanu. Yes. Wenda nshobora kuguha urugero rw'indirimbo ushobora kugenda ukaba wasura ukazumva. Hari wait on you cyangwa wait on you ya Elevation Worship, ushobora kuyumva ukayishaka. Yo mu Kinyarwanda wenda ushobora gushaka wenda ndashima ya Israel Mbonye, ushobora kuyishaka ukaba wayumva. N'indirimbo zoroganije zimeze neza, ugende uzumve, unyandikire muri comment bitewe n'uburyo wazumvishe, bitewe n'uburyo wumvishe iri somo ry'uyu munsi, ndahita menya ukuntu bimeze. Kuririmba mu buryo bugezweho si icyaha niba ijwi ryawe rishingiye ku mwuka wera, cyangwa se niba ijwi ryawe ribasha kuba rifite connection n'umwuka, ukabasha kuba wari connecta neza. Igihe wiyubatse neza kandi ubasha kuvugana n'umutima wawe, ubasha kuvugisha ijwi ryawe, ukagemeza ko ari igikoresho cy'Imana, cyangwa se ijwi ryawe rikaba riri connect mu buryo buri mental, ubwo ndavuga ko baririmba ama seculars, no kuvuga ngo ushobora gushyira hamwe vocal techniques zawe zigezweho ariko zikoreshwa mu gushimisha Imana, atari uburyo bwo kwiyerekana gusa. Ibyo bikaba byagufasha mu buryo bwo kuririmba indirimbo zigezweho kandi neza mu buryo bw'umwuka, ku buryo buri muntu wari wese ashobora kuyumva akavuga ati uyu muntu ntago yari kuririmba gusa, ahubwo bifite ahantu byari bishingiye. Mukomeze kugira rero ibihe byiza. Kuri comment ushobora kunyandikiramo muri description ku kibazo ushobora kuba wibaza mu bijyanye no kuririmba, mu bijyanye no gucuranga gitari, cyangwa se mu gucuranga piano, cyangwa se umuziki muri rusange, haba nagusobanurira. Umukoro nabahaye mugende muwukoreho neza. Izo ndirimbo muzumve Wait on You ya Elevation na Ndashima ya Israel Mbonye, hanyuma noneho mumbwire bitewe n'uburyo iri somo mwaryumvishe. Mukomeze kugira ibihe byiza.